Twanje kwasuza abakunzi ba Eugene Official umunsi tugiye gukora ikiganiro mu buryo budasanzwe. Turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2025. Nje Vincent mu cyandi kuri mikoro ya mbere. Eugene ari kuri mikoro ya kabiri. Tugiye kuganira ku byerekeranye n'urugendo twagiriye mu mujyi wa Goma. Turazenguruka tureba uburyo ki M23 turi gucunga umutekano, uburyo gushakisha abagizi ba nabi, abanyabyaha, abaturage batuye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo b'Abanyarwanda ariko batuye mu buryo butemewe n'amategeko ariko badafite ibyaha yenda bakoreye M23, abazarendo yafashe, abahoze muri FARDC ndetse n'abahoze muri Police Nationale ya Kongo yagiye ifata mu bihe bitandukanye. Eugene turakwakiriye kuri mikoro ya kabiri. Waramutse neza Vincent. Waramutse ute, uriyumva ute? Ya ndiyumva neza, naramutse neza, ngira ngo ntaramutse neza byagorana kuza kuri kamera. Kuba rero ngaragara kuri kamera ni ikimenyetso kigaragaza ko naramutse neza. Ejo twagiye mu mujyi wa Goma, turatembera, turazenguruka, tugenda no kuri Stade d'Unité. Umujyi wa Goma wubonye tukiwugeramo, tubwira urugendo rwawe guhera kuri Grande Barrière ukagera kuri Stade d'Unité uko wahabonye. Ya umujyi wa Goma ntago ari ubwa mbere ngugiyemo nkuhoramo, ahubwo wenda ikintu navango gitangaje n'uburyo cy'umujyi wa Goma. Urabona ko ubuzima buri kugenda buba bwiza. Urasanga abaturage batangiye urabona ko bari kugenda nk'abari fite sécurité, batangiye kwizera sécurité ya M23 nibura ku kigero cya 80-90%. Mu gihe ubushize mu minsi ishize mu mujyi wa Goma wabonaga bari kugenda activité ziri gukorwa ariko ukabona harimo akantu ka wasiwasi. Ariko noneho M23 itangire ibi bikorwa twavuga ngo byama operation yo kureba baba wazarendo ndetse na FDL na FARDC basiga hano mu mujyi wa Goma bihishemo bari no kugenda bahungabanya umutekano. Nyuma y'uko iki gikorwa bagitangiye urabona ko noneho ubuzima buri kugenda bubuzima. Navuga ko biri gutuma n'ubundi umutekano ukomeza kugenda wiyongera n'abaturage bakagira icyizere ko ibyo bumvaga ko M23 itakora bishoboka ko igomba kubikora. Wageze kuri Stade d'Unité, twari kumwe, twasanze abaturage benshi. Wabonye bari abaturage, wabonye basabate mu maso, ukibabona watekereje iki? Ya abaturage basa neza, urabona barakeye, bashigikiye mu 23. Dore ko mu byejo nabashe kuganira na Oscar Barinda, yavuze ko izi operation, yambwiye ko izi operation bari gukora kugira ngo zibe success. Urabona umujyi wa Goma ni munini, ariko kugira ngo ibikorwa bigende neza bamenye ngo hari umu FDL, hari uyu numuzarendo umuryango urimo abazarendo, abangaba na abasirikare na abafardese, kuko babonye ko hari n'abakatanga bagiye bafatirwa muri umujyi wa Goma. Harimo abakatanga irubumbashi yo ngiyo. Kugira ngo ibyo byose bagende bamenya ayo 23 ntabwo ari yo iri kugira ute, iri kubigiramo uruhara hanini cyane. Uruhare runini rurimo ruragirwa n'abaturage. Bivuze iki? Bisobanuye ko abaturage batangiye kugenda bibonamo M23 ku buryo umwanzi aho ari. Donc n'ubuyobozi bwatangiye gukorana n'abaturage kuko umwanzi aho ari bari kumurangira M23. Niyo mpamvu uri kumva ngo bafasha abasirikare ba FARDC, ukababona bari bamaze nk'iyo bari mu mwobo, kabona bapfunuyeyo, ukajya kubona ukabona ngo FDL, ukabona b'abaturage bamwe uri gusanga ngo bavuye mu Rwanda muri 2002 umuturage wavuye mu Rwanda muri 2002 akagira za Kirorirwe kiragenda byibuka. Hari igihe cyageze abantu b'imusanze, abantu baza Nyabihu, abantu baza hano za Rubavu, ibyo bihe barabyibuka igihe habagaho ngo bari kujya gushaka ngo amasambu za Kirorirwe, ngo amasambu yabaga ari kuri make. Ntekereza ko aba baturage ni muri icyo gihe bagiyeyo, ariko urugamba rubaye ejo bundi bitewe nuko ari amaze igihe kirekire baragize imiryango n'iki, kuba muri biriya bice birabananira, bahungira hano i Goma. Hari nabo nabonye bagiye baragaruka mu Rwanda, nje hari abo nzi bari baragiye baragarutse hara mu ahantu bita mu murenge wa Kinigi. Abagiye baragarutse leta ibitaho bashatse kujya mu nkambi hano za Nkamira. Leta iravuga iti
ntabwo mujya mu nkambi kuko n'ibyangombwa by'u Rwanda bari bakibifite murabifite n'umusubire mu masambu basubireyo bagiye kura basanga hari amasambu bahahaye abandi nta burenganzira bafite igira ukuntu ibaranje aba rero nabo hari abarimo kugenda bagiye baravira muri biriya bice byaberagamo intambara bagiye muri Kongo icyo gihe babonye intambara ibaye bagaruka hano mu mujyi wa Goma aba rero nabo nabonye ejo ngiye hari uwo twiganiriye w'umusaza mbona ko uwo nawe ambwiye igihe yazi icyo gihe ambwira ko yagiye icyo gihe imirimo iri kugura make nawe nahise mushyira muri icyo gihe kubona rero umuturage umaze icyo gihe muri Kongo kuva 2002 kugeza 2025 yahunga akava muri Masisi akaza hano ahangaha mu mujyi wa Goma abaturage bo muri Goma hano mu mujyi wa Goma bakavukire bagahita bavuga bakabibwira makumyabiri na gatatu bati uyu muturage nubwo yaje avuye muri Masisi ntabwo ari umukongomani n'umunyarwanda ibiragaragaza ko hari imikoranire myiza yatangiye kugaragara hagati ya M23 ndetse n'abaturage hano mu mujyi wa Goma icyo bisobanuye ni iki bigaragara ko abaturage bamaze kumva ibyo M23 irwanira politiki ya M23 batangiye kugenda bayifiringa nabonye abantu M23 yerekanye bari mu byiciri bigera muri 5 harimo icyiciro cya mbere cy'aba FDLR hari icyiciro cya kabiri cya Wazalendo icyiciro cya kabiri cya gatatu cya FRDC hari icyiciro cya kane cya polisi ndetse n'abandi baturage nyine uvuze harimo abasaza harimo urubyiruko bagiye gushaka bafite ibyangombwa byangombwa bibiri hari abaziraga kuba bafite ibyangombwa bibiri donc igihande kimwe n'abanyarwanda ikindi n'abakongomani noneho urabona uburyo bagiye babafata ni couvre-feu nk'uko babisobanuye ariko ndagira ngo nkubaze ko hari abaturage bavugaga yuko bahohotewe mu gufatwa kuko ngo bagiye babasanga mu ngo zabo ngo kubera ko badagurira ba chef de quartier ibyo kunywa cyangwa basanga ari kunywa nibabahe ngo bigatuma babafata wabyakiriye ute mu bushakashatsi wakoze nk'umunyamakuru wowe ibyo bintu wabyumvise ute wagiye wumva iki muri bo ya ikigaragara Vincent biragoye ibintu nk'ibi ngibi bya politike kugira ngo umuntu atinyuka abwira undi ashyira urubwa nk'urwo ngurwo ku wundi muntu kuko azi yuko hagize ingaruka mbi zibaho byamugarukira nk'ubu hari umudamu ejo wabonye ko yatubwiye ko ngo abana be bagera kuri 3 batwawe avuga ngo 2 bari abanyeshuri umwe ngo yakoraga ariko ngo abaturage ngo nibo babi mu kiganiro kibanziriza iki ngiki ni bibiri icyo kiganiro abantu bakirebe ngo ariko ngo abaturage baturanye ngo nibo babi sibyo ngo bora ngo nibo babagambaniye vise ntabwo nakubwiza ndakubwiza ukuri ntabwo urugo rw'uyu munsi hano urugo rwagambanira urugo rwawe iwawe ngo n'umuturanyi wundi nawe agambanira abandi iwawe n'undi wo hirya donc baze ari umuntu umwe abikoze bakuvuzeho batarenze 3 kugira ngo bafate icyemezo cyo gufata abantu bawe none ugire ko ni abasore benshi urabizi urubyiruko rwagiye muri Wazalendo umujyi wa Goma ngira ngo urawubona byari byaramaze kuba mu by'ukuri ufite imbaraga niwe ugomba kurya niyo terime yari iriho urebye ni ufite imbaraga niwe ugomba kurya niyo mfite imbaraga ndaza nkwaka iyo mikoro niba mfite imbaraga ndaza nzitura iyo hene yawe none umudamu wari ufite abasore 3 aba basore 3 urugo donc abaturanyi bose akabaje bakavuga ko abo ari amabandi waherahe ko uvuga ko ari ukubesha waherahe wowe iki gikorwa ubu nje ndinde wo guhakana ko niba abaturage baturanye n'uwo muntu n'ura mudamu bemeza ko abo basore be ari amabandi ndinde nje wo kubihakana ngeze mu mujyi uyu munsi ariko ntabwo ari Wazalendo ariko nibisambo babuza abantu umutekano twabonye ko hano bibisha imbunda mu mujyi wa Goma rero harimo abarengana ariko harimo n'abatarengana kibyiza ikiza nabonyemo nuko M23 ya gatatu iri gukoresha strategy ikavuga iti niba umuntu wawe yaje hano tumufite hari abayobozi twagiye dushyira muri ibyo bice
uwo muyobozi naza akavuga ati uyu muntu ni umuturage wanjye ni muzima nta kibazo, icyo gihe turagira gute? Turamureka. Kuba iyo strategy ya 23 iri kuyikoresha bivuze ko ntawe ugomba kurengana, n'ubundi haragenda ugomba donc harafatwa ugomba gufatwa, uwazize ubusa nawe ni ikibazo cy'igihe araza kurekurwa. Dr. Oscar Barinda yavuze yuko abazarendo bafashwe abazemera kujya mu gisirikare cya Armée Révolutionnaire Congolaise bazajyamo bakabatoza igisirikare. Biriya bintu babyakiriye, turabona hari inyungu M23 izabigiriramo. Uti ngo abazemera baba wazarendo bazemera kujya mu gisirikare cya Armée Révolutionnaire Congolaise ngo izabajyana ibatoze ibagirire mu gisirikare cyabo. Urabona hari inyungu M23 izabigiramo? Twabibonye icyitwa FDLR nk'uko urabyibuka ko hari ahantu nigeze kubaza, uretse ndashaka kubijyanisha. Hari umwe masirikare nigeze kubwira, mbonye abasore bagiye kwihagarika b'ibisoro ukuntu, ndamubwira nti baragaragara ko ari abarwanyi ba FDLR pe. Uzi ikintu yansubije? Yambwiye ati buriya FDLR ukureba uku ni ideology. Ati FDLR ntabwo ari ngo na ideology yonyine, ni FDLR. Niba koko FDLR ahanini ibinagizwe na ideology, wazarendo nabo bafitemo ideology bashyizwemo itari nziza. Icyo biri busabe M23 kuri aba wazarendo bashobora kwemera kuza kujoininga M23 nkuko n'ubundi hari nabandi bajya baza, nayo irasaba kubakoramo iyo ideology mbi babashyiremo ideology nzima. Icyo gihe bazaba basirikare bazima bakorera abaturage, bacukubiri na babazarendo twari tuzi bari bagizwe no kwiba no gusahura no gushyira amabariye donc kurya iby'ubuntu. Bafashe Armée Révolutionnaire Congolais kubohora abaturage. Uvuze FDLR ngo ni ideology, nibuka ko Wiringoma ko kwa Kigali zaravuga aba FDLR niyo batoje wazarendo. FDLR yo M23 yavuze ko biraza kugenda gute byabo? Aba FDLR ngira ngo n'ubundi wumvishe ko bavuga ati bose bagomba kujya iwabo. Wenda FARDC nayo wenda uburaza kubimbazaho nabyo wenda birajya gusa n'ibihura. Wenda byo turabigarukaho tugeze hariya, kuko urabyibuka ko ku mugoroba twagezeyo bari kutubwira bati uko byaba kose mwe muretse gutahara igihe tugiye kohereza FDLR bamwe tukabohereza mu Rwanda, nabwo ayo nayo nandi makuru n'abari abaturage bandi muri buze kugira ute, muri buze guhita mutangira gukavaringa, kuko bamaze kuba benshi hariya aba FDLR, kuko niba bamaze gukora couvre-feu y'iminsi 3 bari gufata mirongo bafite bamaze kugira benshi. Igihe rero kirageze ngo batangire babacure hamwe n'abaturage bafite ibyangombwa bibiri bagomba gutaha iwabo. Rero uvuze ku byangombwa unyibutsa ko bana bitwitse, bara kubitwika ntabwo ari bini bari kubibika bikaba ibimenyetso bajya banerekana igihe cyose. Gutwika ibimenyetso kwerekana byose arega ikizima nuko baba bamaze kubishyira hanze, kubyerekana n'abaturage babyemerera nabo ubwabo ni ikimenyetso. Hari interview bakoze, hari bagiye babyemera ku makamera. Rero ntekereza ko ukubika neza n'umuri nukubika he mu nkuru kandi n'inyandiko ziriho. So rero kubika ibyangombwa n'ubundi bya Kongo Giseke babahaye ntacyo byaba bimaze, ntekereza kuri veteran ntacyo byaba bimaze. Rero igihe kirageze birashoboka ko uyu munsi ari butangire kubacura, tukabona FDLR ba mbere barabacuye, cyangwa se tukabona n'ubundi donc kuko urabizi harimo n'aba FDLR bavuka muri Kongo bagiye binjira muri FDLR bari abakongomani, tukabona babarekuye. Ariko nyine abasize bakoze ibyangira ngo Wiringoma ejo narabivuze ati harabagiye bakoza amahani wa harabavuje naho bakoza amahani wabo, abagomba kubohereza bakaryozwa ibyo bakoze. Aba FARDC twumvise Wiringoma ndetse na Dr. Oscar Barinda avuga ko ngo bazajyanwa ikishasa. Biriya bintu bifata ute kuba M23 yemera kuba yafasha abantu banze kwishyikiriza M23 kigera mu mujyi wa Goma, bikabashize hafi amezi 3 arenga bakiri mu mujyi wa Goma ariko bakanga kwishyikiriza M23. Uyu munsi babafata mu buryo bw'imbaraga bakemera yuko babohereza ikishasa. Urabyumva ute, wabitekereje wiki? Yes, ndabibona mu buryo hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere wabonye ko M23 iki kintu irimo gukora
iri kubikora inereka amahanga ndetse n'abakongomani cyane cyane abakongomani ko ibyo ubutegetsi bw'Kinshasa wishinja atari byo kuko ubutegetsi bw'Kinshasa bubita abakrimineri bubita bicanyi bukabita ibyihebe. Rero ntekereza ko kuvuga ngo M23 ngo babasirikare barwaniraga hano bari bahanganye no hano mu mujyi wa Goma kumva ngo babarekuwe banabategera indege babajyana Kinshasa, ibi byonyine biraha icyizere kumva ayo makuru mu matwi yabo n'aba bantu babo n'iyi miryango y'aba bantu bagiye koherezwa kumva gusa ngo babohereje. Iki cyonyine kireta kiha icyizere abaturage bumve ko ibyo leta yagendaga ibabwira cyangwa se bashyiramo bihabanye n'ibyo bo bari kwibonera n'amaso. Ibyo bizakuraho iki? Birakuraho bya bindi byose twumva bumvaga bababeshera cyangwa se babavugaho, bikureho n'ibyo leta ishobora kuza kubahimbira n'ubundi ikomeza kugira ngo ibasopanye n'abaturage. Ikindi cya kabiri, biragoye kugira ngo M23 biragoye kugira ngo yizere ko aba bantu mu by'ukuri nubwo wenda yanabareka mu mujyi wa Goma ko nta kindi kibazo bateza, ko batateza umutekano muke. Ikavuga iti rero kugira ngo ibintu bigende neza reka tubahe amahirwe abiri, ari naho tugomba kubonera kwa kundi hari njya nkunda gusoma biriya cyane nuko wenda 11 ntajya nkunda kuyiboroka. Hari umugabo wari umwami wari ufite ingabo nyinshi cyane ari ku rugamba, ariko akaba ari kurwana ayobowe na mwuka wera n'ijwi ry'Imana. None ngo yaragiye guterwa, ngo yaragiye mu rutero ukomeye cyane, niba bamwitaga Didiyoni. Noneho ngageze ahantu ngareba ingabo ze ngo ukuntu zitendeburitse, ngabona ukuntu ari nkeya ngo n'urugamba agiye kurwana. Arangije ngaramuvuga ati abasirikare, abwibaza Imana ati ko mbona abasirikare banje ari bake, rura rugamba ndarutsinda. Noneho ngaramubwira ati ingabo zawe ugende uzijyane, nugera ku mazi ubabwire banywa amazi, abari bunywa amazi bubitsemo umunwa hasi atabumenye ko nta basirikare babari baranywa nk'imbwa, atabura ari kudahisha intoki bari kunywa, atumenye ko abari bo basirikare. Buriya M23 nayo ndabona hari ibintu bibiri yakoze bisa naho bishaka kugira ngo igaragaze abo iri kumwe nabo. Icyambere kuvuga ngo abadashaka kubana natwe tugiye kubohereza Kinshasa. Byashobokaga ko n'ubundi abasirikare bose bagombaga kuguma hano mu mujyi wa Goma cyangwa se muri Kivu Amajyaruguru, bakabaturage nk'aba abadashaka kuba mu gisirikare. Ariko kuvuga ngo abashaka turabohereza Kinshasa, ibi bihita bikwereka n'ubundi abadashaka kubaho M23 irimo doke batarayiyumvamo, barahita bavuga bati twe muduhe indege tugende tujye Kinshasa, tugende none M23 itere imbago tutakirimo. Abashaka kugira ute, abashaka kuhaguma barajoininga M23, abo barajya barakomereza muri M23 kuko buri umuntu wabayeho umusirikare atari byende byo gupiranganya cyangwa se gupirapirata. Ntabwo ushobora niba uzi ukuntu hari umuntu ujya basezera mu kazi akava mu kazi ari kurira, ariko atakazi atumbuje akazi byakomeye, buriya n'umusirikare niyo hawe pansiyo cyangwa se demobe, reka tubyite demobe, ntago kimuvamo kwisanga gusa bamushyize kuri stade demobe. Abari kumva yabaye ikigwari, abari kumva atakaje akazi bikomeye mu gihe hari umuntu uvuga ati ngewe ati mbigize amerwe nkabona demobe bitewe nuko wenda n'ibibazo yifite utareba. Ariko umusirikare wa nyawe kumuha demobe, kubona yagiye kuri demobe, uzi ko burabona baza abafande buri kanya atafande nyaboneka, ubwo imyaka ari kubona iramutwaye, ugasanga uvuga fande nyaboneka fande uramvugira batazansezerera mwuka byaramye. Ariko ubabwire ko ngifite imbaraga, agakora udusiporo akagira ati kugira ngo batazamusezerera. Rero buriya niba umusirikare akubwira ati ngenda Kinshasa, ubu ngo ntabwo ashaka kubana na M23. Niba anakubwiye ati ngenda ndashaka kuba muri Goma cyangwa se kubaho muri ntari umusirikare, buriya nawe ugomba kumudutaho. Ariko uvuze ngo ndajoininga, yarabonye opportunity ebyiri yo kuba yasanga ingabo ngenzi zabo mu bindi bice, akavuga ati reka uwo bagomba kumugumana. Buriya abafite ideology aba yaramaze kumva M23. Icyo kintu rero ntekereza ko ibyo bintu biri mu bintu bibiri ndi kuvuga M23 strategy yakoresheje ziha amahoro abari hano mu mujyi wa Goma.
kuko buriya abasirikare iri kugenda ifata bari kugenda bayijoyininga yabifatiyemo ahangaha nibaramuka bagiye muri M23 aba bafite ubushobozi bwo kuzagenda n'ubundi bamara kuba abasirikare bakagaruka mu mujyi wa Goma bakazajya bahora bati sha wowe ntitwarwananye nawe ukiragiye twarwananye wari umusirikare kubera icyo utajoyininze wasigaye mu biki nawe bakamufata nyuma bari gutangwa nabande n'abangaba n'ubundi bari kuzanwa nonaha. Nabonye mu kiganiro twagiranye na Dr. Barinda ndetse na Wiringoma bavuga yuko bamwe mu banyabyaha barabajyana mu nkiko. Wakiri ute ko M23 yashyizeho inkiko? Inkiko ngira ngo ntekereza ko n'ubundi umuntu iyo yamaze ubundi iyo wamaze nukuvuga ngo niba M23 tuvugana ariyo irakontorora ibi bice byose nibimaze iri gukontorora Kivu y'amajyaruguru hafi yose y'amajyepfo ifite imice byinshi nuwo ngo kuyobora abaturage n'ubundi kugira ngo hatazabaho nka bya bindi byo ku ngoma ya Gisekedi byo kwihanira by'ubutegetsi budahana buri nta muntu ugomba kubaho nta tegeko ririho kugira ngo abigende neza nuko nayo igomba gushira amategeko kandi akagira n'abagomba kuyasigasira. Rero idashizeho itegeko umuntu yanakwicira umuntu busa nkuko byahoze. Rero kugushiraho itegeko igomba kurishyiraho ndetse ikanashyiraho n'abagomba gukurikirana rya tegeko uko ryashyizwe mu bihugu. Aribo nkiko. Itabikoze rero ntabwo Kinshasa ari bazaza ngo baze babikore. Kandi nihagira ikibi kiba Kinshasa izabiri kureba ihita reporting. Uko byaba kose rero 23 igomba gushiraho ubutegetsi buhana Kinshasa babwemera batabwemera ariko ubwo butegetsi bukaba buriho kandi bukagira ute bugakora inshingano nkuko Kinshasa nayizikora. Wiringoma yavuze bakora nka leta. Wiringoma yavuze ngo bakora nka leta. Nabona ko bakora nka leta. Barakora nka leta kuko ari ahantu Oscar Barinda twamubajije ngo ese ibiganiro by'u Rwanda ndetse na Kongo birabona mwe biri bafashe kuza ukigeraho urakoze kukigaruka. Yasubije iki aryo byibo yasubije ati natwe biratugiriraho ingaruka nziza ati kuko twese turabakongomani n'ibiganiro by'u Rwanda na Kongo ati ibyo biganiro natwe biratugiraho umugisha ati kuko bashobora kugira gutya bakareba ukuntu birukana za FDLR nibazirukana bigashoboka bakajya muri gahunda yo kuzicura n'iki natwe aho turahangazwa biratugiraho amahoro kuko nizo zateje ibibazo byose. Rero ubwo urumva ko nabo barakora nkandi barakora nka leta kuko n'amategeko amwe bagenderaho nayashyizweho na guverinoma ariko harayo wenda bahinduye babona atari ngombwa nkari nyine yo kuvuga ngo bari sinzi ko vetura bashire cyo cyajyano cyo kwica ntago bagikora ntago bagishiraho. Nabonye ari turi ku ruhande inyuma ya kamera numvise amakuru avuga yuko ngo hari ibice leta itari yemerewe kugeramo igihe yakontorolaga n'ubundi Nord Kivu na Sud Kivu. Yes, ibyo bice mugiye kunteranya na kira gihugu cy'ibiryo wa muhungu we tugiye kunteranya na kira gihugu cy'imiga kibamo umugati ariko kubivuga nabonye bene wacu bagezeho no kugira ngo bazave ntibaba babishaka kubivuga ntabwo urabuciga amabere kuko byavuzwe ari umutara amaherutse kunsereza bambaza ati fight ati ntikarame ati ugenda mu modoka ya ryari nti muri 2002 ati yababa turamenye ntuzayikandagize mu muryango ati kuko uri kugendana n'urupfu kandi se shabimbwiye ageze muri icyo gihugu ahisa imodoka nyine kirimo amafaranga bakibaye muri make uko byaba kose ariko ni arabifite sibyo ariko umve ko ageze muri icyo gihugu w'igitsinda ariko ni ikihe cyabuzaga leta zunze ubumwe za Amerika nihe cyababuzaga kugera ni utuye duce cyabuzaga na minisiteri kugeramo ubu ni ukuvuga amakuru mashya twazanye nuko iyi Warikare uriya Warikare ngo hari ibice ngo na guverinoma ubwayo itageragamo hano muri Warikare ibyo bice kubera kitabigeragamo kuko birimo amabuye y'agaciro harimo uruganda harimo ibinombe bya leta zunze ubumwe za Amerika birimo ahangaha bya binombe bya leta zunze ubumwe za Amerika tujya tuvuga bya bindi handi mwumvishe mu vetura yageze bajya mu biganiro bya duhiga hitivamo ikivana yavuyemo naze kubera iyo mpamvu none niba guverinoma itarahageraga ari guverinoma niba wowe nk'umuveturu ukeneye kugira ngo murebe ko babunga bikagenda neza wowe urinde wo kuhaguma muri mu mishikirano urinde wo kuhaguma subiraho twumve ngo niba guverinoma ubwayo ihagirukanwa ngo
namenya amakuru ngo guvana cyangwa se meya cyangwa minisitiri wari wese ngo akandagira hariya muri Walikale ngo muri ibyo binombe gusa kuhakandagira gusa bahitaga bakwirukana usibye no kukwirukana banaragufungaga none MV turabona ibande bo kugera muri ibyo binombe bakababwira ngo buriya ukuntu biriya bintu buriya MV turikira hari ukuntu uragize cyo dare yafatishije nicyo cyagiye twumvaga ariko yumvaga yuko ariko uvuga ati buriya nicyo gihe wumvaga ari kuvuga ati ngiye muri Amerika nizo zongera uzaburya ngiye muri Amerika yabaga agiye kubibutsa ati hantu tutakandagira bakandagenda ati bahasa ntiwareba MV turareba barabonye kafite ibi bintu none nta birashoboka vireyo da etereka tubanze tujye kuganira turebe ibivamo tujye kureba ibyidoha ariko ikigaragara cyo nkurikije ubuhanga abagabo bafite Mveturu bafite ibi bintu hashobora kuzabyaza umusaruro ntibibu wa Amerika wo yonyine ahubwo bakawusangira n'abaturage hano Kongo bakabonaho ibyabo bakagira icyo babonaho none urambwira gute Amerika yirwa icukura amabuye binombe hari abacukura amabuye y'agaciro ukaba utabona umuhanda uve nibura Walikale ngo ugere hano Goma ariko Mveturu abonye ko yatangiye kuyubaka ariko niri kubikora ntabwo ari Amerika ni diru ni ibiganiro bike ni ibiganiro donc ibiganiro ntago byabo byigeze biba bizima bya guverinoma na Amerika kuko iyo biza kuba nibura hakatwakatuna n'agahanda mahanga amasisi Walikale twumvise Wiringoma ndetse na Dr Barinda bavuga ko ngo bari gukora imihanda ijya mu ibyo bice tubyihorere nyine biri gukorwa na MV ntago biri gukorwa ku nyungu cyangwa se kubyavuye muri uyu musaruro wa Walikale ariko si ibyo bice bya Walikale twumvise ko no kugera Beni hakirimo ikibazo kugera Beni haracyarimo ikibazo nawe reka utamenesha reka bya Beni byo tubyihoreye naho hari umuntu uri kumbaza ngo ese ngo ko turi kumva ngo muhizikenuraga ngo Buganda ngo bwamaze kujya inyuma ngo ya M20 ngo ya guverinema nibujye inyuma ya guverinema none zirampunzi ziri muri Uganda zigumeyo nyine bongero n'izindi ubwo bazibimurire nyine nose byo niba ari byo bifuza nibagende babana bakongomani bose n'abari mu Rwanda bose tubohereze baje muri Uganda wanze kumena ibanga ry'Ibeni ibanga rimeze iby'Ibeni tubyihoreye ibya Beni tubyihoreye ibya Beni Vincent mabara twihoreye ibya Beni katwigarukire muri Sud Kivu muri Sud Kivu nabonye itangazo ryasohowe na ASM 23 ryihanganisha umuryango w'umwe mu bari abayobozi ba Sud Kivu yari guverineri wungirije ushinzwe imari yitwa Gashingira Juvenal wapfuye ariko yo 23 ivuga yuko ibyerekeranye n'urupfu rwiwe izabitangaza mu minsi izaza urakeka ko urupfu rwaba rwatewe n'iki ko ntibigeze bavuga ko yarwaye ntibigeze bavuga ko ari impanuka uratekereza ko rwatewe n'iki ibyo navuga byose naba ntekereje nk'uko bivuga gikiza mbona nabyo twabireka tukabanza wenda nibura twikoze turaza kugira ikindi kintu turi buze kumenya ariko se ku buryo wabura no kwihanganisha n'uyu muryango wowe ahubwo icyo kintu umuryango wo ukomeze kwihangana bihangane pe buriya hari ukuntu hari buriya hari ibintu njya cyanisha nibyo muri biriya cyangwa se nibyo tujya tubona buriya Yesu igihe yari arimo gukubitwa agiye kubambwa ku musaraba abantu bararize cyane bararize ari benshi cyane barizwaga n'iki arangije kubacungura kubera ko nyine bari kumukubita bagiye kumubamba arangije ikintu Yesu yabasubije uvuga ati mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu ati buriya yari agiye gusoza ubutumwa azi aho agiye kujya mu gupfa kwe yari ari mu bubabare ariko azi aho agiye kujya azahana agiye kujya ko hatoroshye hatoroshye ariko agiye kujya mu ijuru arangije aravuga ati mwe mwirire mwewe n'urubyaro bwanyu buriya yarashatse kuvuga ati ni mwirire muririre abana banyu nabo murebe ko nibura bazajya ahondi aho ngiye kujya ejo batazajya ikuzimu icyo nshatse kuvuga rero ni iki uwatashye yatashye abasigaye mwihangane mukomere ahubwo ikiriho murebe mutegereze tumenye ngo byakozwe nande byagenze bite niba hari n'uwabikoze inkiko zimuhorere nicyo kintu kizima mbona ubu kiriho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yatangaje ko hashingiye ku biganiro byabereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizifatanya kurinda umupaka wabyo
u Rwanda na Kongo ukabona bashyizeho itsinda ry'abasirikare barinda umupaka, urabona ibintu bizoroha? Nta kitazoroha reka, ku buryo u Rwanda ruba rufite abasirikare na Kongo bafite abasirikare bafatanyije, bafatanya da bafatanya u Rwanda rukavuga ati iyo ibintu byageze mu mutekano, buriya iyo ibintu byageze mu mutekano abantu barahuza, kuko buriya rega umutekano nicyo kintu cya mbere. Kuri kote ya mbere Kongo izaba ikeneye umutekano, bazaba bakeneye umutekano kandi natwe niwo dukeneye. Icyo gihe ni ugufatikanya kugira ngo umutekano ugire ute uboneke. So rero ntekereza ko ibyo byo nta n'ikibazo kirimo. Ndabona ku mbuga nkoranyambaga mu minota 30 ishize Daniel Micombero uramuzi wa wundi mu mwanya wawe ngo ntumwemera Micombero ni Micombero koko kuki utamwemera se kandi mbona ari kuvuga yuko ngo muri Warungu abantu 15 bishwe abandi benshi barakomereka mu mudugudu bita Mugogo akavuga yuko ngo byari mu bikorwa by'abashinzwe inzego z'umutekano, ariko ukabona nyine muri wa mujyo wiwe arimo arabihikirikira kuri M23 gusa se. Urabona none ntabwo yashizemo ngo na RDF none aravuga ngo ni M23 ngo kuko ngo yakoraga ngo ibikorwa byo kwishyuza ngo ndetse n'ibindi, ngo bakavuga yuko ngo M23 yabakoresha imbaraga z'umurengera mu gushakisha abahungabanya umutekano. Niki wabwira abanyamakuru baharabika M23 yuko itubahiriza amategeko mu bigendanye n'itangazamakuru cyangwa n'uburenganzira bwa muntu? Nibyo byenera kubwiye ibyo bari gukora byo byonyine nibyo bigomba kuzabibabwira. Ntekereza ko amavideo ndetse n'ibigano turi gukora bari kugenda babibona ko bazarendo benshi twabonye bumva ikinyarwanda, naho tumva ikinyarwanda bumva igiswahili n'igifaransa, kuko interview ziri gutangwa biri kwa bizo ndibi zose ziri kwa zirimo n'amaringara byose biri kwa birimo. Ntekereza rero ko nubundi aba bari muri ibyo ngibyo n'iki byose bazagera babone ukuri, nibagera nyuma bagarukire nubundi makwega. Sinzi ngo iminota imaze kuba ingahe, wenda igihe ntago kirimo kuducika, ariko wenda Vincent kuko dufite gahunda yo guhita tujya no mu bindi, wenda niba hari nk'ikindi kintu kimwe wakimbaza tugahita dusubira nubundi kureba, kuko ubu couvre fezo zirakomeje. Dusoze ntacyo nibyo, ariko dusoreze muri Kivu y'Amajyaruguru kuri Guverineri Somoka Kure Evariste yagennye umuntu ngo abe umuyobozi wita Sebagisha Rubera Joseph. Arabyanga aravuga ati ntabwo nshobora kuba umuyobozi ngo fatikanye nawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Urabivuga ute kuba hari abantu batemera gufatikanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza kuyobora abaturage? Icyo gise cyumvikana nabari kugenda basobanukirwa ubutegetsi bw'Kinshasa n'imikorere yabwo, bakaba ari banafata ibyemezo byo kuvuga ko batagomba gukomeza gukorana nabo. Muri make batangiye kubona ideology mbi ya guverinema, ahubwo bakayivanamo bakagena na ideology nzima yo kurinda abaturage, yo kwita ku baturage ndetse n'abanyagihugu ya M23. Nicyo wabwira abakunzi ba Jeune Official ubategurira mu masaha yandaza? Abakunzi Jeune Official muyitegure, nubundi turambutse turagiye, tugiye gukomezanya n'izi couvre feu, turebe uyu munsi barakomereza hehe, ese barafata bangahe, barazana bangahe, ese noneho ntawe bari buze bamwe afite, ahubwo nje mfite nubwo ko ari n'ushaka gusanga yazanye n'igifaru kabahungu bagiye barapiye bagapiya n'ibifaru n'iki byose. Wazanye machine gun ejo? Nabonye umwana rwose yaje yizane machine gun. So byose rero turaza kugenda tubireba mu by'ukuri, ariko nitwabura no kubabwira ko bakomeza gukora subscribe, bakora share ndetse na like. Ndagushimira Eugene kuba wemeye kuduha umwanya ungana gutya. Ndumva ikiganiro cyacu ari cyakagaruka. Yes, murakoze cyane, turabakunda. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe
ababazwa n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.